akoze ni meza cyane ya warabyibushye cyane se cyane rwose uri umugome reka akantu nkumbuye agaki ukumbuye agaki se ubyumva agaki nawe se ukora nyine ukumbuye agaki si icyo nkumva suzi icyumba cakora kiza bizagusaba kunyibutsa bizagusaba kunyibutsa wowe uzanyibutsa ariko urabyibagiwe mbese ibintu ntabwo ugiye wita ku byo tuvugana ntuzi ibintu nkunda uzurankunda nzitaho utazi ibyo nkunda bisaba kukwibutsa waba nkunda wowe ndagukunda kuba utazi ibyo nkunda ndabizi ngaho rero bikora sorry basi ese wandi makuru ni meza turaburanye pe banaraheze business zarantwaye ndavuze ukuntu ndi gushaka icyo nazakora kugira ngo muhazaza tuzagire urugo rwiza ariko shawo shashara ariko nawe urumwana mubi teze kandi none se uzi kugenda neza neza ugaceceka ntumenye ko basi unafite umukunzi cyangwa warankatiye sinabizwe naye mbanda none se uri kumbwira ngo narakwibagiwe usura kiba mu bakunzi nawe kubera iki kare ntabwo uri umukunzi oya ibiki se ari umwe ndumwe ko shiri karama ngo ndumwe umwe uyu umwe sure kutambaje ngo umwe ugize ute ahubwo nyine nsobanurira usobanurire uri umwe mu bantu batumye kugeza iyi saha ndiho ku bwawe komane yanjye noneho oya ubaye utariho ntabwo naba ndiho kuko nta mpamvu yaba itumye mbaho bivuze ngo ni njye mpamvu yo kubaho kwanjye niwe mpamvu urumva rero nubwo mbavuze kenshi bari muri bizinesi kurikirana ibintu biri hanze kujya mu bize mu Rwanda n'abayobozi ntabwo mba norohewe ariko nyine ngerageza uko nshoboye kose kugira ngo nibe umwanya nawe ntiwishime ngukumbuye pe ngukumbuye risina cyane arabyibushye reka sinakubwira itoto riragwa wajya gusigaye woga amata nisiga iki muri byongeye ni byiza cyane byose ko ari kugenda mfata ushobora kuza kundekura nkagenda yari mvuze amasaha aragenda kure ntabwo ushobora kuza kundeka nkagenda nkajya gukurikirana ibintu biri kuva Dubai bari bambwiye ko biri kuza uri mu nzira kugira ngo mbone uko njya kubikurikirana ndumva ushaka kugenda ushaka ko ngenda ntacyo vayo ndabizi uburyo bukumbuye vayo ntabwo nshaka kugenda nyine vayo basi waraye dare oya hapfa byinshi oya ni byiza pe ko ndara kurara ni byiza nabishakaga ariko nyine hakandika byinshi byose bebe ejo ubaye icyo kurya kitabonetse abana ntibige neza mu hazaza byagushimisha ntabwo byaba ari byiza nawe hitamo ndare imari iri hanze oya so uva se nicyo mukundira reka none kwita kuri business ariko ndi gushaka ko tuvana ibintu mu magambo nyine munavunika ndi jyenyine gutekereza gukurikirana imari gukurikirana ibyo mu Rwanda ndi kuvunika gushyiraho abakozi byibuze ndashaka ko ngira umuntu wanjye bwite nkabuwe agakurikirana imari ngareba ko naruhuka ndahangayikishwa imizigo ndahangayikishwa bizinesi ndahangayikishwa n'amakampani runaka nkagerekaho ibyo ndimo ndakubwira bafite stress nyinshi rero nkongera no kwibaza ngo wiriwe ute
waramutse ute wabaye gute ndashaka yuko ndifuza ko twabikora iriya tukabishyira mu bikorwa kugenda bebe sorry gato ndabona bavuga hello mari ngo yageze okay reka nshaka ukuntu mpita nyaruka nanjye mbikurikirane sawa ndaje bebe karame mari maze kujya mu Rwanda si umuko wanjye nkagenda shiri nta kibazo nta kibazo okay shiri karame kanjye ngende njye kwisenza business sawa meze neza yego wowe se umeze ute ufite ikihe kibazo se ubuse kunkumbura nibyo watuma uvuga ngo ntabwo umeze neza koko njyewe nta kibazo nari ndi mu rugo yego nta kibazo twabonana ntacyo bitwaye subizi se ko ari wowe nkunda gusa rega ni wowe wanjye sawa ntari yego nanjye ndagukunda cyane iyi barabizi sawa nta kibazo yego nyine nanjye nari ndi gukora mu masuku reka nkomeze nta kibazo ubwo nta kibazo turabonana sawa yego ni nawe nikundira rata wasiriya sawa ndagutunguye ariko ntabwo yantunguye cyagiye twavuganye nyine mutagira akantu turi aho ngaho gatunguranye twicarire hano meze meze neza ushyira imyeyo hafi hirya turi kuganira ugomba birakujugunya rega naragusaze bebe ntubizi uzi ko hari igihe ushaka kuntera isoni kandi ndi umuntu mukuru kagenda ntabwo usigaye nameze neza numvaga kuri telefone uri kumbwira ngo shiringo ni wowe wenyine koko cyane aha niyo mpamvu rega mpora mukunda igihe isi yose irayitera subize none reka mubwire ufitiye akantu ufitiye impano bebe yego ufitiye impano kandi iyo mpano irarenze shuwa ufite impano nyine iyo mpano kubwire yego
ntumirize nikubwire ese waba uri kuyumva none fata ku matwi nose ndayikubwira gute kandi ufashe ku matwi ubwo urayumva yesu nyine iyo mpano iyi ndirimbo se indirimbo ntabwo muzi umuhanzi ngiye nibera ahantu mu cyaro nziza zingeraho nazo nzumva kuri radiyo sinavuga rero umuhanzi kuri radiyo ntabwo bavuga abahanzi nawe agakingi kanjye karansazanye sinzi ukuntu bimeze pe n'inkwano kuzishaka biri kumva none se sheri ahubwo kano kagare nyine kakandi nyine k'abasirimu njya nkabona nyine ako karamenze nubwo ndi umuntu nyine ufite ibiceri bikeya navuze ati ntabwo najya nza kureba sheri wanjye n'amaguru biga sheri utakure ujya ucimira ariko sheri nyine usigaye umeze neza gute se be ndabona umeze neza bino minsi ntabwo tugihinga ubu tugeze mu bintu by'isarura muri gusarura iki se turi gusarura ibigori na soya urumva rero muri ino minsi dufite amafaranga ndashaka noneho kuzagusohokana sibyo nkagera nkagura gitari nkajya mucurangira nanjye nkunda umuziki ukunda umuziki ukunda akahe karirimbo nkunda twinshi uturirimbo twinshi ariko ntabwo namenya kubyina nkawe nyine ibyo by'ukunda hari ukuntu nyine ujya umbyinira nkabona ni byiza cyane urasinzi kubyina koko noneho guhera uno munsi ngiye kujya nkubyinira muririmbire ukundiye Ishkevin uwo Ishkevin yego noneho Ishkevin ejo ubundi nta minsi ibiri yashira tutabonanye ahita mfana shiri akugiye nabye n'akabizo hano basi ewa niyo mpamvu nanjye nzakuguzina nukuri shiri ndabawe gusa nyine hari igihe njya nkureba nkavuga ati hari igihe bazakunwa bande se nyine urareba tuba twituriye ahantu kure no kuza akagare kanjye kaba kampanye nkavuga ati sansi umukobwa mwiza nkawe reba na phone uba ufite twebwe shiri nukuri barasirimutse pe twebwe na phone niyo mba naguhamagaje mba nayitiye oya nta kibazo sheri byose se nyine byose ntabwo umuntu abivuka ariko basi ndagukunda cyane ariko basi mfasha duhe Imana icyubahiro Imana icyubahiro ni icyawe nzagukosha urakoze cyane jewe zone ya kane noneho icyo mukundira shiri jewe reka mubwire bisubira kubwira gute jewe ndashaka kuzamanura none kugira wumve ubundi nicare ngurebe kugira wumve none uri kumwumva yego ndashaka kuzafata ijuru urumva none nkarisaturamo hagati rimwe rikaba iry'Imana kuko Imana ntabwo yahita ikuvunagura none irindi nkarirwa sibishe ariko Mana yanjye icyakoza subwo ibyo bintu byashoboka wowe nzakugira umuntu udasanzwe none reka nyine abaye wangiriye byose ako sheri mufite amakuru ameze ate se nyine ejo bundi hari ukuntu naje nje kugusura nyine nako nyine nari nkutunguye mufite surprise nyine irenze mwana shambura nyine hari imodoka iri guturuka iwanyu ikomereza yanditse ni umuntu nyine ni umuntu wari uje kutubwira ko nyine hari imari za papa bari bazanye rero nyine akorana na papa urabizi neza ko ari imari za papa yego ni za papa nta bindi bintu birenze nyine nawe nababaye ariko uwo muri agashaka kuzakuririmbira akaririmbo oya mama ntukababarishe gusa akaririmbo nkunda oya ntabwo ntazi nkunda akaririmbo bita pizza pizza rwose gira vuba utebukaniza pizza sindi buryama utanazi wawe karame sinzizaruta nkufite iwanjye urumva mbyuka nkakubona ewana nyine nirebera mu maso hawe nzavuga ati icyo gihe reka ibindi byose nzashyira ku ruhande nite ku mudamu wanjye ndagukunda cyane urakoze cyane ariko nyine kera narakubona hari abakobwa twasaga nk'aho dukundana ariko kuba ngiye kubwira si uko dusigaye dukundana yego
baza ngo twapfaga iki yego bamwe wasangaga bafite za komanyoko nasi ndakubeshya abandi ugasanga komanyoko se ni ibiki twa tuntu two dutama tuza hano utuno tuba tumeze gutya hano haragiye utuntu babaga baragufukaye twe tubyita kugufukara kantu usizemo nawe ntabirisa ikintu se twapfaga bashakaga ngo kuwa gatandatu gusohoka urumva ku cyumweru nyuma yo gusenga gusohoka urumva gusa ibyo bintu wazabishobora ntabwo wazabivamo nawe ubundi wambaye n'agashati keza ibigori byareze siyo tugurisha ikibazo cy'iki gihe uri ukwa mbere ni kubi ukwa mbere amasaha upfa guhura na sheri wawe aratibika kandi reba n'igicu kimeze nabi reka rero dusezeraneho ngiye kwanura ibigori imvura itabaye n'abinyagira isuku ko mana yanjye ibigori sheri ntabwo bizi none ndabizi nyine ibigori none se ubwo ngo uhise ugenda nyine umwanya ni mutoya ariko ejo nzagaruka nyine uzanira akaga irimbira na gitari nzaba ngiye uzayizana se maze sheri yaba ari hafi ngo yerekeje basi tukabyanura singiri sigari twagiye njye nakunyongana sheri nyine nta kibazo ntari biri ko cyangombwa ni uko njye nawe sha bebe byancanze pe mubiki umva ndi kurwanya intambara ntazi ko ntizarangira rwogogeye umva sha hari abatipe babiri bari kunkunda kandi mu by'ukuri pe njyewe umwe niwe nkunda cyane pe ariko nkunda cyane ni umukene pe ariko noneho uwo wundi we arankunda hahandi sha sinzi ukuntu byagenda mubwiye ngo ntabwo umukunda afite amafaranga menshi pe ariko disi ntabwo mukunda mwese wakurikiye amafaranga mwese wakurikiye amafaranga ukunda uwo nguwo n'ubwo bukene afite namuteza imbere pe sha bebe none se nyine ikibazo nyine uwo nguwo afite amafaranga rega ariko nanone uriya nkunda mbese ubu byazagenda gute mbona twazajya twirirwa ubusa tukarara ubundi sha nawe ubwe rwose mbona wapi pe none se sha bebe ubu ndabigenza gute koko uriya mukene ndamukunda ariko mbona nta ejo heza twaba dufite pe wakunda amafaranga cyangwa wakunze umusoro nese gukunda umuntu n'ubundi uzicwa n'inzara bwo urumva byagira ngaho usanga uwo nguwo mukire uwo nguwo nuzanye kwamamaza ngo ngire inama sha bebe ni ukuri basi mfasha basi nk'umwanzuro basi wa nyuma pe njyewe icyo nakubwira wasanga uwo nguwo mukene mugafata nawe mukiyubaka munsi y'amafaranga waba ugiye kurya ndaba warayakoreye sha bebe nta kibazo sha nyine bebe ntaribi nyine reka nze uwo mukire nyine ndaza kumukatira mubwire ko bitagishobotse nkomezanye nyine n'umukene wanjye rero ndashaka kubwira ikintu kimwe cyonyine sibyo ntabwo urugo sibyo barujyamo ngo kugira ngo ujye kurya ibyo usanze genda mukorere amafaranga mwiyubaka hose uragenda urya ibyo utakora utazi inzira byanyuzemo mufatanye ngaho yakurikira ubwo uzaza none usanga nahuye n'undi nawe yakize tu ntaribi nyine gusa nyine wakoze kuza kuza ni mu gihe rero icyo nakubwira cya nyuma umwanzuro niwo ufite kandi ntuzongere kumara ibintu by'abakunzi uwo mwanzuro niwo ufite urebe ukunda bayi kandi sawa Izo bito se wanjye fresh meze neza och iminsi myinshi mani ko mbona utajya wiva
uraza neza ubukene buragukwamye neza burundu Prosperous tugiri tumani magaze kubona ugiye guze nguha akazi warabyanze akaye kazi mwana turi inshuti ya kera ahubwo reka tuganire iby'ubuzima kandi byo kuvuga iby'ubuzima okay ntacyo niba nta kazi ushaka nacyo tubyivuga akazi genda gafite ikibazo umunsi wari umeze ute ameze neza ahubwo ndabona uko uri kose utuje tu ndatuje wagira ngo ufite ukuntu muri iyi minsi oya noneho nuko utabizi muri ino minsi ufite umukobwa baba we andi ku mutima ahantu hose uraka kaneza uri kumbona sheri wanjye bari kumamagara akanganiriza atuma nuza ahantu hose reka da ntabwo nabikubwiye namuho nazo narifite ahubwo nuko utabizi shanjye arongeye gushyira mu rugo pe reka genda bizinesi gutekereza ibintu ahubwo uvera ubwo bwawe wari ufite ubwa wari uri ikiraya mwana ntusige ugiye kuzigira nabi ese ko ufite amafaranga ntasomesha ubukwe ntigize iki reka nshuti yanjye reka tuba tugomba kuganira gute se mwana mbo wallahi tubyihoreye nta kibazo bo hari umunsi utashaka gushyira mu rugo mwana ntayamenye ewana tubirimo ejobundi nagiye kumusura ariko nahise ngenda nihuta bitewe na bizinesi nari ndimo umuzigo wari uvuye Dubai ngiye gukurikirana mpita ndakata nyine ndacumuka ariko tubirimo mu minsi iri imbere ndagutegura kubana nawe ahubwo se wowe uri kumbwira ni muntu ki ntuwayatuye hehe amafoto se ufite ngo unyereke amafoto yiwe amafoto se genda yakwereka uzi ukuntu asa ntabwo mbizi hariho amafoto umukobwa yewe ntuzagire ngo ndacyari kwakunda umukobwa yaje mu buzima bwawe guhindura ubuzima okay nacyo tureba amafoto yiwe uretse wese uramuzi n'uyu rero uwe reka nkure zoom gake ntusha uyu reba uwamugoze umutima n'uyu nakubwiraga ntureba uyu se yakwemera uyu mama kandi ndi kuvuga ngo ninde gushyira mu rugo warasize jewe uri umukire ndakubaha ariko wikena witwenga shasi uyu vuga ngize ukuri simbona zose imyenda niyo yambaye twagiye Gisenyi dore akana kaguze nka ku Dubai hariho na ya saha ndavanye mu Holandi none se ubwo ngubwo ibyo ni ibiki usiku nabambwira turakundana nawe ni sheri wanjye burya bwose nuko ateye rifata akansuzugura none se buretse none uvuze igishambo mbanza kubitekereza ngo ngakukinisha none se ushobora gusanga yarambonye amafaranga yenda kumva akeneye amafaranga bigatuma yambere ni gute ashobora gukunda agiye wakanendekana n'umuntu nawe uciritse kuri urwo rwego acitse ariko mfite urukundo acitse ariko mfite urukundo ubwo aragukunda nose niba agukunda ajya akora iki ubwo niba agukunda ajya akora iki sheri usiko wanteye ndaguteye inda maze n'insina sinabasha kuyitera ngo natera inda nese ushatse kuvuga iki njyewe ndi diblese amubonye imbikira umurebe nta soni iba ashikora wese je twahuriye he sheri ntabwo ari we wanteye inda dible ese bro byarabaye nakoze umutima kari karigise ibigori byanjye byaranyagiwe byarahubye ngo mfite nzabana yego bana we ni wambyaga none nakado reka da kareba ukuntu kayigira kipfura ntabwo se ari we wayinteye naguteye wanteye yewe wowe nyine ibigori tubasha kubitera iwacu dukora amafaranga iwabo ugenda bazi iwabo batera inda bafite imyaka 40 ese afite imyaka 40 umva usabazi mba ndi mu Buholandi nagiye hanze gukurikirana kampani zanyu nese ntabwo wazaga tugatembera nese gutembera bivuze gutera inda batenda batembera nese ntabwo twararaga he twaranarara ndibwese ndibwice akagashinza ibintu kamora ariko ntacyo ariko umva kubwira twabikoreye tubishaka wifashe ushaka kuduteranya n'umushuti wanjye turagupangira turabamurika mwohereza azi yaraje yaje mbizi kwaje wabyanze mbizi neza uri kumva wabyanze mbizi dukora ko dushoboye kose umva se nyine twakoze yagenda sigaho basi wa umva reka nkubwire oya naho sigara aho ngaho uzirwaneho wapi mana yanjye ako mana yanjye sinakubwiye gutendeka si byiza kuko twigenda utasomera
ni wowe ushaka Wowe ufata nabi umwana. Ninde ubivuze?